Agaciro k'amabere y'abagore muri Bibiliya. Muri Bibiliya tujya tubonamo ibintu byinshi yagiye iha agaciro, ariko tubonamo n'amabere y'abagore. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose umugore akwiye gufata amabere ye nk'ikintu cyiza Imana yamuhaye. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe amasomo 16 agaragaza agaciro Imana iha amabere y'abagore. Rero ngwino tubane. Iyi ni cano Amahumbezi. Ndagira ngo numara kumva aka gaciro Imana iha amabere uyakunde, uyubahe, uyubahishe, uramenye ntukayandarike kuko ari ay'agaciro gakomeye. Rero reka twongere duhe ikaze abashyashya. Reka duhe ikaze abashyashya tubabwire ngo iyi ni cano Amahumbezi, ni cano ikugezaho ibiganiro bitandukanye. Ijambo ry'Imana, ibiganiro byagufasha mu buzima bwa buri munsi, hari indirimbo zicishwaho n'ibindi bintu ibyo ari byo byose byagufasha mu iterambere rya buri munsi, wabisanga kuri iyi cano Amahumbezi. Aho dusanganywe ngire ngo murabizi, mutanga ubuhamya rwose tukabashima. Rero icyo gukora ni cya kindi ku muntu mushyashya, ni ugukanda subscribe, ugafungura n'inzogera, ubundi tukajya twibanira no mu biganiro byacu bizakurikiraho. Amabere rero muri Bibiliya abonekamo inshuro 16. Amabere muri Bibiliya abonekamo inshuro 16. Niyo mpamvu ngiye kukubwira amasomo naho agenda akomoka, kugira ngo nawe uzasuzume uzamenye agaciro k'amabere yawe. Amabere yawe ni ay'agaciro wa mukobwa we, amabere yawe ni ay'agaciro wa mugore we. Niba uri umugore, amabere akwiye kuba ay'umugabo wawe, ntabwo akwiye kuba ay'abahisi n'abagenzi. Kandi niba uri umukobwa, ntabwo ukwiye gufata amabere yawe ngo ugende uyagaragariza abahisi n'abagenzi, ahubwo ukwiye kuyatunganiriza umukunzi wawe uzabona mu minsi iri imbere. Muze tubane kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, aho dusanganywe rwose. Ndavuze nti muhawe ikaze, ubundi mwicare tuganire dusobanukirwe neza n'agaciro k'ibyo dutunze. Reka dutangire. Mu Migani ibice 5 umurongo wa 19, dore ukuntu handitse: nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza, amabere ye ahora kunezeza, kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Indirimbo za Salomo igice cya mbere umurongo wa 13. Umukunzi wanjye yamereye nk'ishangi iri hagati y'amabere yanjye, umukwe. Indirimbo ya Salomo ibice 4 ku murongo wa 5. Amabere yawe ameze nk'inyagazi ebyiri, impanga z'isirabo zirisha mu myangange. Indirimbo za Salomo ibice 7 ku murongo wa 4. Amabere yawe ameze nk'inyagazi ebyiri, nk'impanga z'isirabo. Indirimbo za Salomo ibice 7 ku murongo wa 8. Uburebure bwawe buhwanye n'umukindo, n'amabere yawe ahwanye n'amaseri yawo. Indirimbo za Salomo ibice 7 ku murongo wa 9. Naravuze nti nzurira umukindo, mfate amashami yawo, reka amabere yawe amere nk'amaseri y'umuzabibu, n'impumuro y'umwuka wawe nk'impumuro y'umutampuwa. Indirimbo ya Salomo ibice 8 umurongo wa 8. Dufite murumuna wacu utarapfundura amabere, tuzamugira dute igihe azasabirwa? Indirimbo za Salomo ibice 8 ku murongo wa 10. Njyeweho ndi inkike z'amabuye, n'amabere yanjye ni nk'iminara yazo, nicyo cyatumye mu maso h'umugabo wanjye mubera nk'ubonye amahoro. Yesaya ibice 60 ku murongo wa 16. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami, nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyembaraga wa Yakobo. Ezekiyeli ibice 16 umurongo wa 7. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira, n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ntacyo wambaye. Ezekiyeli ibice 23 umurongo wa 3. Maze basambanira mu Egiputa, basambana bakiri inkumi, aho niho amabere yabo yakabakabwaga, amabere y'ubwari bwabo bakayakorakora. Ezekiyeli ibice 23 umurongo wa 21. Uko niko wibukije ubusambanyi bwo mu bukumi bwawe,
ubwo abanyegiputa bakabakabaga amabere yawe, bagakorakora ku mabere y'ubwari bwawe. Hoseya ibice 2 umurongo wa 4. Nimuburane na nyoko, muburane kuko atari umugore wanjye, nanjye sindi umugabo we, akure ubumaraya mu maso he, n'ubusambanyi abukure hagati y'amabere ye. Hoseya ibice 9 ku murongo wa 14. Uwiteka ubahane, ugiye kubahanisha iki? Ubahanishe gukuramo inda n'amabere yagonesheje. Luka ibice 11 umurongo wa 27. Akivuga ibyo, umugore wari muri iryo teraniro ashyira hejuru aramubwira ati, hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Luka ibice 23 umurongo wa 29 ari naryo somo rya nyuma muri Bibiliya rivuga ijambo amabere. Kuko iminsi izaza bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda itarabyaye n'amabere atabaronkeje. Rero nshuti zacu, murumva neza yuko Imana iba yaritaye ku mibiri yacu. Wa mukobwa we, wa mugore we, ngire ngo wumvisha agaciro k'amabere muri aya masomo. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya yose aya masomo 16 niyo avuga ku mabere. Murumva rwose ko Imana iba yarabahaye agaciro, kandi igaha agaciro ibyo mwambariyeho cyangwa se imyanya yanyu ibagaragaza mu buranga. Nk'uko twabonye yuko hari ibyifuzo 6 abakobwa n'abagore bagira ku rwego rw'isi, n'amabere arimo. Uzakurikira icyo kiganiro uzakibona kuri iyi channel Amahumbezi. Uzagenda umenya neza ibyifuzo abagore bagira ndetse n'abakobwa. Rero twongere tubabwire yuko amabere y'umugore ari bwo buranga bwe. Imana yashimye yuko umugore agira amabere, ariko aba akwiye kuyakoresha neza. Mwagiye mwumva neza yuko hari amabere akabakabwa umuntu akiri umwari, maze ibyo bikamutera ubusambanyi buzamukurikirana ubuzima bwe bwose. Ariko hari isomo ryavugaga ngo nuko rero amabere ye ajya ahora akunezeza. Amabere ye akunezeze, ni ukuvuga ngo azanezeza umukunzi wawe. Mbese ye, wa mukobwa we, wa mugore we, amabere yawe akabakabwa n'umuntu wawe, cyangwa akabakabwa n'abahisi n'abagenzi. Reka Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi ushobora kuba wumvisha ari isomo nawe ukarishakisha kugira ngo usobanukirwe neza icyo ryari rigambiriye kuvuga. Amabere yanyu reka ababere umutako, ariko nanone ababere impumuro ituma urukundo rwanyu nabo mwashakanye ruba rwiza. Niba uri umunyeshuri w'umukobwa, uzajya ucunga neza amabere yawe ko ari ay'agaciro. Niba wambara, ujye wambara ibijyanye n'ibyaguhesha agaciro. Ntuzigere wambara ngo amabere yawe agaragare hanze. Ntuzigere ukora ibiteye isoni ngo amabere yawe akabakabwe n'abahisi n'abagenzi. Reka Imana ikomeze kubashyigikira, kandi ikomeze kwiyibutsa neza agaciro k'ibyo yabahaye, bityo twese hamwe tumenye ngo umubiri wacu dukwiye kuwubungabunga kandi tukawushyigikira. Kuri mikoro ari Justin Niyonsaba. Niba uri mushyashya, icyo gukora ni cya kindi, ahasigaye ubundi tukajya twibana no mu biganiro byacu bitandukanye. Kandi niba hari n'ikindi ushobora kwifuza gusobanukirwa kuri Bibiliya, ushobora kutwandikira muri komenti, ubundi tukajya twibanira mu biganiro byacu tukagusobanurira. Kandi niba hari n'ibindi ushaka kwibaza mu buzima busanzwe, ushobora kutwandikira, nabwo twagusobanurira. Ushobora kuba wibaza ukuntu wabona imiti yakuvura ukoresheje imiti y'ikinyarwanda cyangwa se imiti y'ibimera, imbaraga z'ibimera, nabwo watwandikira tukagusobanurira. Ushobora kutwandikira uburwayi bwawe, ubundi twagushakira umuti. Kandi ushobora no kuba ufite ibibazo bisanzwe mu muryango wawe, nabwo watwandikira rwose, turi hafi yawe. Rero mukomeze mugubwe neza, kandi Imana y'amahoro ibane namwe rwose. Ubugingo bwanyu bwose burarindwe, muzasangwe muri abera n'abaziranenge ubwo Yesu azagaruka. Twese tuti amena. Mugire amahoro.